musengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Kurikira ni ukuvuga ngo hari uburyo butandukanye mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Imana yashyize ijambo ku mutima kubigisha kugusenga guhindura ibintu. Iri jambo gusenga nicyo kintu cyonyine Imana yasigiye ikiremwa muntu, iyo ucinjiyemo kigukonekta direct n'umuremyi wawe. Yesu yari Imana ku isi. Kimwe mu bintu we ubona yahaye umwanya, yarebaga uri kanya baramuburaga, intumwa zijya kumureba pyu, uri bukabaza kumufata ngo bajye kumwica, bamusanze he? I Getsemani arimo arakora iki? He was praying. Gusenga nicyo kintu cyonyine wambaye umubiri ariko umwuka wawe ufite amaso ashobora kubona Imana. Reka mbereke ikintu kimwe gusenga gukora. Gusenga cyangwa iyo tuvuga prayer and fasting, gusenga no kwiyiriza, uyu mubiri mubona ubwaho si mubi. Ikibi, the bad thing, ni bibi yitwa kamere iba mu mubiri. Niyo mpamvu gufata amasengesho yo kwiriza ntubone umwanya wo gusenga byitwa kubura ibiryo gusa. Ubundi wakafasha umwanya wo kwiyiriza hanyuma ukabona umwanya wo gusenga. Ibyo iyo bihuye nibwo bikubita hasi ya kamere, wowe umwuka ukazuka. Biravuga ngo nimuyoborwa n'umwuka nibwo bwonyine mutazakora ibyo kamere irarikira. Yoborwa n'umwuka w'Imana, be led by the Spirit of God. Umwuka ugenda uhagarara avuge wumve ngo nibwo bwonyine mutazakora ibyo umubiri ushaka. So ntangira kudevelop uwo mutima, najya gusenga abwira Imana ntinyigisha gusenga. Uziko n'intumwa zabisabye Yesu. Do you know that even the disciples asked Jesus, teach us how to pray? I started asking God, teach me how to pray in the Spirit. These things of praying in the body, in the flesh. I remember one time, even I remember where I was kneeling down, asking God. I read the scriptures, and I understood that we received a helper called Holy Spirit. The Bible says that He shall be with you. He shall teach you the things to speak in front of great people. He will. I remember when I knelt down how I started. I closed my eyes and I said, Holy Spirit, I have been serving you for years. I was a pastor at my school. I was a worship leader in my church. Tumaze kumenyera Imana, twayigize grand frère, twayigize petit frère, ofete twayigize ku buryo kujya gusenga n'ibintu ambabwire hari ugusengesha umwuka. There is praying, but praying in the Spirit. Aho ucomeka ubwenge bukaba off, where you switch off the normal brain and the normal mind, kamere ikaziba, and then you switch off from the carnal nature. And everything becomes silent, including your back pain. And the Spirit keeps saying, you keep praying. When that time, I was shocked by the time. Aho niho natangiye noneho gusaba Imana nyuzuza umwuka wera, nyuzuza biriya bintu bavuga nibiki, feel, nyuzuza. Ese birashoboka? Kandi sinshaka umuntu uzandambika ibiganza. Mana nyuzuza. Umuntu ashaka ngo challenging nawe uri hano. Ntukagendere mu bigare. Navukiye aha basenga gutya, va muri navukiye aha, agakiza nako umuntu ku giti cye. Uzapfa wenyine, ijuru ni ryawe. Saka Imana, pfukama yibwire ngo nyigisha, uzumirwa. Yesu arakwiteguye. Iri sengesho ry'intambara y'umwuka ni sengesho ridili
guhinga n'imyuka itava ku Mana. Right to Ntabwo Yesu yagusize ataguhaye intwaro. Ntabwo yagusize uboshye. Yaravuze ati ndagiye. Ariko mu izina ryanjye muzirukana abadayimoni baterange. My children, Muzarambura ibiganza ku barwayi. you shall lay hands on the sick and the wicked. Bana banjye, My children, nimurya ku cyica, if you eat on any poisonous thing, nibiramuka bibayeho bakagutuburira bakaguha uburozi, and it happens that they give you anything poisonous utabimenye, without your knowledge, humura ntacyo uzaba. happen to you. Ikindi, Another thing, arabivuga he byose, said all of them, arangije aravuga ati jyewe rero and he said, as for me, mbahaye ubushobozi n'ubutware, to you all the authority mu and the izina wisdom. ryanjye muzihagarareho. And with my name you shall stand. Icyo nkoze ndagiye. And what I'm doing, I'm going. Yarifashe arividura araguha. And he removed everything that he had and gave it to you. Narivuze ngo yarividuye I araguha. said he removed everything and gave it to you. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo murasenga ntimuhabwe kuko musenga nabi. Gusenga nabi bibaho. Praying in a bad way happens. Mwami Yesu wantabariye aba bantu, Mana wandwaniriye koko. God. Wandwaniriye ntabwo ujye mubyemera. God, come and fight for me. I believe in that. Irwanirire. Fight for yourself with the authority you have. Nkubwire akantu kagutangaze. Can I tell you something that will surprise you? Bibiliya nuko amasaha tujyanye. Bibiliya ivuga ahantu harenze hangahe ngo ntimuzi ko muri utumana muri Imana. Imbwa ibyara imbwa. Let me tell you something. A dog gives birth to a dog, to a Pussy puppy. ibwagura. Cat gives birth to a cat. Inkoko. A hen gives birth to a chick. Imana. God gives birth to Ibyara. He gives birth to Imana. Kuva tubimenye. because we have known this. Hagarara mu muryango wawe. Family. Hagarara wemye. And when you're old, Tangaza ikuzimu. and start declaring in Uhagaze hell, neza. standing very well. Niba uri umugore, If you are a woman, banza ushyireho makiyaje. put makeup on your face very well. Nurangiza wambare uvuga ati Satani, Dress up to the devil. ngiye kukwirukana nkanuye amaso. I am going to chase you when my eyes are open. Imikino yawe umaze igihe muri uyu muryango. The games that you have been playing in my family. Ngaho wavuye aha, wasimbukiye hariya, uyu here, munsi ni umwana. you are going to my child is safe. Nakumenye. I have known you. Ndakubarira gatatu. I'm counting for you up to 3. Tekera ubupfunyika bwawe. Get out. Birakora. Humura amaso. Open your eyes. Don't pray when you're closing your eyes and see what Duhumiriza I chase. amaso turamya umuremyi. When we close our eyes, we are worshiping God. Ariko iyo twirukana kabutinda. But when we are chasing demons, you have to open your eyes. Iri ni isengesho noneho ritarimo bya bindi bya toka Satani. No. Ni isengesho riza ridafite icyifuzo na kimwe. Uje gukunda Yesu, wajuje kumubwira gukomera kwe, wajuje kumubwira wangiriye neza, umwibutsa hagukuye ni isengesho ritamubwira ngo dore iki niki niki. It's this one. Iri sengesho rya devotion. The devotional prayer, Ayewe riguterura ibirometero udashobora kubara mu masegonda. it takes you in very many kilometers in just a second. Iri sengesho riza imbere y'Imana utavuga Mana rese wa mwana aka kazi yewewe riraterura umwuka rigaterura ubugingo rigaterura umubiri rikujyana ahantu kuko ni isengesho ribwira Imana gukomera kwayo kandi uri mu muriro w'ibibazo byinshi. Fact iri sengesho rya devotion iyo ariho hantu wahagamye gusa utangira kubona ibitangaza n'ibimenyetso mu bintu utasengeye. Iyo uzamuye devotion kuramya mu bibazo ibibazo biribwiriza. N'Imana no mu bibazo. He's a God even amidst your problems. N'Imana warongowe, n'Imana utararongorwa, n'Imana uri umushomeri, n'Imana wabonye amafaranga, n'Imana utarabyara, n'Imana wabyaye, n'Imana
Imana abana bakunaniye, n'Imana abana babuze ubwenge, yitwa Imana y'ibihe n'ibihe. Iyuzuze nayo, say that be at union with him, uzabona amahoro mu nzira zawe zose, and you shall have peace in all your ways. Imana biyuzuza nayo uhaze cyangwa ushonje, uri umukire cyangwa uri umukene, uyiramya ibihe byose. Imana yo kuramywa, ni Imana isubiza amasengesho. He's a God who answers prayers. Ni umva ahubwo je nasanze mbibiri banga, nasanze found uyiramya uyikubita imbere, uyibwira gukomera kwayo. Umva yaravuze ngo nkunda gutura mu mashimwe y'ubwoko bwanjye. Iyo uyiramya imanurwa n'ijambo yavuze, ije gutura aho uri, igahura n'ibibazo ikabikemura. Najyaga nibaza ikibazo kera, nkumva pastor wacu aravuze ngo nuko Imana irambwira ntari kuzamubwira ryari, ko twari twicaye twese hano. Ngira ishyaka yamubwiye ryari. When did this God speak to? Ngize amahirwe ndongorwa na bwana wanjye pastor. And then when I got married to this husband of mine who is a pastor, and one time he said that God spoke to me and told me, and I said, wait, you will explain. And then and he laughed. And then he said, even right now he's telling me something. I said, so I wanted to hear God. So I used to wonder, am I so deaf that I cannot hear God? And Jesus said that my sheep know my voice. And he said, I want to know you. Ugenda utera intambwe uramya Imana mu mwuka no mu kuri, usenga wiha Imana, Mana nguhaye kamere yanjye, ukaba honete nkuko yabigenje Shadrach, uti Mana nguhaye niki, ubuse nukibona niki, Mana nguhaye iki, usi ibi iki twica twigira bera tukirengagiza bya bindi Imana irabizi biyibwire, ukaba sincere, ukugenda another mile, ukugenda nari mfite ingeso nyinshi nari nzi ko zitazancikaho ariko zaragezo gatsinda. Wowe cyumenya nuko wahinduye lifestyle, watangiye ubuzima bushaka Imana on a personal level, ugeze mu rugo kinga jya mu cyumba bikunanire utangira bitaza. Is it so hard? You feel like ikintu nashimye niki, utangira kumenya gutandukanya dreams, inzozi, utangira kuzitandukanya ukamenya ngo izi ni z'Imana, izi zavuye ku kijumba nariye. And sometimes you get tired. And every time you dream, you start saying, God, what did you want to say? Because you think every dream comes from God. Dreaming is normal. Dreaming is normal for any human being. But ntihakagira ugukanga. Imana yuriya niyo Mana yawe, ijuru rikingutse hariya ryagukingukira, iri sengesho ryuriya nayo warisenga. Imana ni yacu twese. Imana ibahe umugisha mwinshi.